Ukunze wa filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo tukuzaniye ni filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Urusobe rw'ubuzima. Keza arashaka kurongorwa mu rugo rw'abakire kwa Rwema. Agaze ko inyuma y'ibi bintu mbirimo ngiye mfate nk'umukozi w'Imana nk'ukura namfata nk'umukozi w'Imana. Kuvuga ngo uriya mumere ujye umubwira ibintu nanjye ukabimbwira nkabikora bigahura ko ubuhanuzi bwawe ari ubwo cyane. Ibyo bindekere ngiye niteguye kuguhuza n'uriya muhungu wagera muri rwa rugo none uzahita ugenda. Ese umugambi wa Keza ukundana na Rwema harawugeraho dore ko ashaka guca kuri mama we kuko ari umukristo. Urakoze fire fire urakoze mana urakoze akira umukazana akira. Ese urukundo rwa Rwema na Keza rushingiye ku binyoma ruzakomeza? Jeje sura mu nzu Jeje fungura gate ninjye wose basi nagukoze iki se? Ku rundi ruhande hari umukobwa witwa Sandra ni umunyabibazo n'imfubyi kubw'impanuka ahuye na Rwema. Ese Sandra uje kubana natwe mu muryango hari icyo byagutwara? Jewe Ese ko Rwema yikundiye Sandra mama we akunda Keza, iyi ntambara Rwema arayirwana gute? Mama Rwema namenye yuko Keza yamubeshya akagamana n'umupasiteri w'ibinyoma akamuhanurira yuko ari we mukazana. Bizagenda bite? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Urugwiro Family TV. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere ubundi ujye kuri channel ukore subscribe uryoherwe. Keza yewe ubaye iki? Bigenze bite? Inzozi mbigize inzozi mbigize tuzungi sawa kandi mbwije inzozi mbize sawa kandi yama ndasikubwira tuze yego tuzimbe okay kana cyo ryama tuze yashira Zoki Hey, come here. Hey, bye. Keni karibu rero. murakoze cyane kunyakira mame. Iri zuba suriciye he? Ntabwo ari byinshi cyane kuko nyine nagombaga kuza kukureba nakihanganiye ndaza. Nanjye mba nicariye hano mu nzu irungu simba nzi gukina kureba amafilime. Ni ukuvuga ngo uva hano ugiye gusenga gusa se n'ahandi hantu ujya? Ndigirwana na wa muhungu wanjye Jeje nsetsa abameze nk'umwana. Gikoraga siporo ndayikora iyo biriwe hano. Rwema na se tujya tujyana muri siporo tukakanyirukansa nahara dusengere reka ni kure. Uziko hari igihe mva hano n'amaguru
habaye iki se ugasiga imodoka n'amaguru nkunda kuza n'amaguru rwose buriya ariko nza gake gake niyo mpamvu ukiri mutoya kabisa sinjya nsaza nagusaza sinjya nsaza n'abantu twiganye barambona ati kuki udasaza kuko umuhungu wanjye ubona ari we mukuru kundusha umuhungu wawe wajya ahubwo ni nk'umugabo wawe nyine murangana ni ukubera biriya bintu mwigize byo kwiga amashuri menshi igihe cyanyu mukagiharira amashuri biriya nabyo birasajisha none se ke karama kuvuga no gutaruka buriya rega nta nubwo twari twamenyana neza duhura urukumbuziru rugurumana tukivugira ibindi bikarangirira nta nubwo urambwira ubuzima bwawe ese ufite papa na mama ese mu rugo ni he nyine tumenyane niba ufite nabo babyeyi nabo bazaze tumenyane njye ngira inshuti nsura nanjye bansure nibyo mami ntabwo tuziranye ariko nyine nk'uko mwari mubimbajije njyewe ubwanjye namenye ubwenge nisanga muri Alferina ntabwo nigeze mbasha kumenya umubyeyi n'umwe yaba mama cyangwa papa cyangwa aho nkomoka byaje kugera igihe muri Alferina baranyadopta njya kuba mu muryango uwo muryango nawo haza kuba mu makimbirane baranjugunya baranjugunya nkiri mutoya kabisa urumva narasitiragorenze natangiye kwirwanaho birumvikana disi ntiwumve ko mubajije gutyo ngira ngo mukomeretse oya ubu se uri kuba hehe mba hano mu mujyi nyine naje kubona akazi nzi Kigali uri gukora iki ndacuruza urumva uri umukobwa wiyubatse urikodeshereza yego mfite n'abandi bashuti banjye tubana turakodesha n'ubundi bameze nk'aho ari abavandimwe turarerana turakurana tugira umugisha Imana tubona akazi numva nyine turakura gutyo none se ke hari akantu ntekereje urabona hano iyi nzu ureba ni nini pe kandi tuyibamo turi bane ni Rwema na se nanjye na Jeje se buriya nta kuntu ko ifite ibyumba byinshi waza tukibanira nkagufata nk'umwana wanjye mbabare sumakanire byanamfasha ko kubera ko buriya Rwema namubyara umuhungu byamfasha ko nta wundi mukobwa wazanyigirira umwana kandi buriya ni wowe wa mbere aterese yarabikubwiye ugira ngo ni burage iyo bivuze wa mbere ntabwo akubeshya buriya nta manyanga agira ntazi kubeshya ako ni ukuri muri ababyeyi beza kurera umwana agakura akarinda angana kuriya uvuga ngo nta mukobwa n'umwe yari yakwereka ni igitangaza nta kazi ngira akazi kanjye nako kabaye ko kumurera kuba ndi hano mu rugo mbareberera nawe rero ngwino nkureberere mwana wanjye mami ni kuri icyo gitekerezo ndagishimye no kuba ubitekereje kuba wanzana mu muryango ni ikintu kidasanzwe ariko oya sumakanireze ibase nta muntu utinya ngo yankubita ngo nzasaba uruhushya oya ese mami ngashyire mu mwanya wanjye wowe uri njyewe wajya kuba mu rugo rubamo na boyfriend wawe nturebe ku ruhande wumve ko hano ari mu rugo
bizanagufasha uko abyuka kubona uko ubyuka umubona bizagufasha mu rukundo rwanyu kuko n'ubwa mbere akunze kandi nawe muri ubuzima waciyemo birumvikana ni wabonye umwanya wo guca mu nzira zo kujya mu basore ntabwo umwanya nigeze mugira pe okay mami ariko jeje urakoze kunyemerera ariko reka mbanze ngira umuhungu w'umusazi hano jeje jeje udusakuriza gusa ariko rwose abagore binjije gusa umva urashaka ko nza kuba ahangaha mana ukunda Keza ese ubundi ubu nahira yembi hakana ngiye kwemera nze bizansaba kunoza neza umugambi wanjye wo kugera ku mitungo y'aba bantu kumanura nkunda koko nagaruke nimite nemera garuka wa mugore we winjije garuka mbyemere kugira umuhungu kubazana bagira ngo umwana twifitiye ahubwo mufite umukomediyani hano arabasetsa byaka uzi igihe tumaranye igihe kinini ni umwana mwiza nyine yabaye nk'umwana mu rugo cyane ukuri ni umwana mwiza nanjye iyo naje rimwe na rimwe aransetsa nkavuga ati kabisa ariko wemeye nibyo nari ngiye kukubwiraho nyine mfashe akanya mbitekerezaho numva yaba ari amahirwe nanjye wa mugani wo kwegera boyfriend wanjye tukamenyana n'umuryango tukamenyana nta kibazo rwose urakoze mwana wanjye urakoze cyane nawe nyemerera kuza kuba ahangaha ntabwo wakumva ukuntu nishimye nejejwe no kubona umuryango ubu nabonye umuryango nawe wumva utuje ujye wisanzura wumve ko ndi nka mama wawe ntuzamfate nka nyoko bukwe reka nzabe byose nzabe nyoko bukwe mbi mama wawe tujye tujyana kwisengera ni ukuri mami Imana iguha umugisha umubyeyi mwiza ndishimye wari uzi ko warutumye ndira nanjye ndishimye cyane kuzitwa mama w'abahungu w'umuhungu n'umukobwa twinywera akaji kacu njye wakikoreye uzi gukora ji wagira ngo niyo mu ruganda uzabinyigisha nzabikwigisha icyiza cyo kuba hano uzagenda nkwigisha n'ibyo Rwema akunda nkwigishe buri kimwe urumva nta mwanya nta mahirwe wabonye yo kubana n'umubyeyi buriya hari n'utuntu twinshi ntazi nyine kubera kutabana n'ababyeyi birumvikana nzakwigisha buri kimwe murakoze cyane kandi urakoze kuba utanduhije ni wowe ukoze ahubwo ariko mamuzi umuntu twajyanye kurota bagira ngo ndimo ndarota bagira ngo ndi mu nzozi ndasinziriye mami wakoze rero reka nahe njye kwitegura kugira ngo mbone uko ndi bubyuke njya mu kazi ahubwo uri bubyukuza se nahitanze ejo nta kibazo turabivugana ningera mu rugo murakoze cyane ntabwo muherekeza rero ugiye kwitegurira si ubukwe nawe ubagiye kugera hano ejo umunsi uhurize ndabasuhuza mama murakoze ugende neza Sandra turimo ku mazi yego se bwakeye ari kwifubika cyane uri kwitwikira cyane kandi urashyushye ntabwo nari nzi ko bwakeye ubu nisangahe hakeye ngasoma ku mazi urakoze urumva umeze gute se ndi kumva meze neza ariko nagize inzozi nijoro
zimeze ziteye nagize inzozi nagiye kubona mbona umugabo ariko uboshye umugabo uboshye yego ubona ari iminyururu urimo uboshye nyine ubona aboshywe n'imyuka mibi kuko hano yari ari nabonaga ari umukara yego kandi uwo muntu ntabwo muzi ako nabonaga ari igitsina gabo ndi kwibaza se yaba ari papa ko ntamuzi ariko nabonaga nyine aboshye ari ahantu h'umukara yego gusa sinasobanukiwe neza ibyo ari byo yego Sandra turakomeza dusenge nawe ukomeze usenge cyane yego hanyuma Roho Mutagatifu asobanura izo nzozi yego ko ntabwo wamenya impamvu yazo burya inzozi ziba zisobanuye ibintu byinshi yego ariko kugira ngo uzisobanukirwe nuko ugomba gusenga ugasenga cyane kandi utisengesheje hari imirimo nari ndimo rero aho unywa amazi uruhuka ariko bibaye byiza waza no kubyuka ukabanza ugakaraba hanyuma tukajya mu misa mu gitondo yego udakerererwa sikansi yego nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi zizaneye kubimbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose Mana nziza Mana y'urukundo rwinshi Mana yihagije murakoze akazi gakomereje mu rugo se nanjye ko mu gikari bifatanyije na Jeje ndabona tukarangije bose ninde ni karibu harakinze se harakinguye ni karibu oh Keza ni karibu mukobwa wanjye karibu Keza ubonye ugera ndaje rwose reka baze bakikuziramira muri shambure umeze tese Yes, Keza. yumvise ijwi ryawe ndariruka kandi yari ari mu kazi ariko se reka jye byarakimutwaye ikibazo bakuzanire n'icyo kunywa umuzanire n'icyo kunywa dore izuba ajeho kuki utahamagaye ngo aze kugufata cyangwa wohereze umushahara kuzana nta mpamvu yo kubagora rega mama ndacyari mutoya mfite imbaraga ubuzima rwose ubu uzi ikintu ari bumwe tumeze neza turashimira sakundike tugwiki twakiriza iki njye numva atari ngombwa sheri oya ukagera mu rugo niyo wanywa amazi mu migi hari icyo ushaka cyose hari akaji njya nkunda kunywa hano
karyoshye mami yakoze ejo yashize ntabwo twari twazaranye Hashize. hari iki sofa hari amazi akonje Amazi ihari. ejo ntabwo nibagiye gutuma jeje ngo Reka kunde yindi nkunda kwikorera. none se niba ko ntayo wakoze wagira ngo ugende bite yashize iyo wakoze yashize nzanira Data ntabwo amazi abazi sheri ibintu nta byahano. kibazo Ngaho umuzaniye amazi ndaje nyimuzanire. Tubanze twiganire. n'ubundi harashyushye cyane Umuhungu wanjye rero ntabwo abazi ibintu byahano. Mana ndagusabye ndakwinginze ngo bohore uyu muntu ndi gukomeza mbona mu nzozi zanjye. Mwami Imana njyewe ntabwo muzi ariko wowe uramuzi uramusobanukiwe. Ndakwinginze ngo iyi minyururu imuboshye uyimuhambure uyimubohore kuko ufite imbaraga ushoboye byose. Mana ndakwinginze sinzi impamvu aguma kugaruka mu nzozi zanjye ariko ndabizi ko ushoboye byose ndabizi ko ufite impamvu uguma kumunzanira mu nzozi ariko ndakwinginze ngo imbaraga zawe zimubohore iminyururu nkuko narindi kuririmba ngo nabonye umukunzi mwiza yankunze namuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwawe. Ndabizi ko urukundo rwawe ruruta ibintu byose ndabizi ko urukundo rwawe ruhebuje ndakwinginze urukundo rwawe rusanga uyu muntu ndi kubona boshye. Urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye amen. Andi makuru se keza. amakuru ni meza bageze mu rugo rushyashya nyine Oya wumve ko atari rushyashya hano ari iwanyu. Takira